hanyuma twajya kuri Ismaila Diarra. Uyu nguyu we naje kureba nsanga uwitwa ngo Masudi Juma niwe wamwifuje. Urumva? Mu by'ukuri nta yindi mpamvu uyu mutipe afite ibigwi byiza cyane cyane kuri match za derby. cyane. Match yahuyemo na APR Football Club murabyibuka, umukino wa gikombe cy'amahoro. Uyu Musa Kamara uyu nani Ismaila Diarra niwe wafashije Rayon Sport gutsinda icyo gitego kuko niwe wagitsinze. Bakibuka neza. Ubundi Christian, iyo uvuze Ismaila Diarra abareyo cyangwa abafana kenshi bibuka ukamugarura cyane cyane kuri derby, bibuka ya migigiro ye babaga bibigango. Icyo gihe muri defense ya APR yari ifitemo umuntu bita Rugurere, akazajya yigirana Ismaila Diarra bigaragarira amaso y'abantu bose. Nuko nicyo kigoreye kugaruka. Ntekereza ko ari nacyo kintu cyatumye n'umutoza mutekerezaho. Nabanye no muri Simba ariko bamuvuga since competition niyo Rayon Sport yashobora kompeta kuko nabonye na Simba ku kinyamakuru cyo muri Tanzania, ni radio muri Tanzania, iki kinyamakuru cyane baravuga bati Ismaila Diarra have been proposed to Simba Sports Club. Yabagaragaza nyine buryo ki Simba imaze iminsi iri kumwifuza. Sinzi ntabwo ndabasiri neza ko inkuru wenda ariyo, ariko nyiri iranditse, sibyo? Kuba yani ubwabyo kuba yatekerejwe kwandika nuko hari akantu gatoya kari kuvugwamo. Wenda reka tureke competition na Simba, ahubwo turebe Ismaila Diarra akwiye kuza muri Rayon Sport. Ku giti cyanjye arabikwiye. Eka twongere twifurize ibihe byiza abanyarwanda mwese, twizere ko abantu mwese mwahisemo neza cyane, mugahitamo kugenda mudukurikirana, mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Birumvikana uyu munsi tuje mu kiganiro cya siporo nk'ibisanzwe, tuje kugenda turebera hamwe amakuru y'imikino aba agezweho muri rusange. Nk'ibisanzwe rero muri studio akenshi ntabwo mba ndi njyenyine kiretse iyo habaye ibidasanzwe. Uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye, reka muhe ikaze. Guhaye ikaze Lambert mu kiganiro. Murakoze cyane Christian. Makuru urebye nta kibazo, bimeze neza. Bimeze neza, uri kwirinda? Ya, icyo kintu buri wese agomba kugikora. Covid ntabwo imeze nk'izindi ndwara niko nabyita, kubera ko imeze nabi. Ni ugerageza kwirinda. Ariko nawe urumeze neza. Cyane bimeze neza cyane, ndirinze neza cyane. Ibishoboka biri gukorwa. Ndabibona umeze neza nta kibazo. Hanyuma rero Lambert, tuje mu kiganiro cya siporo, birumvikana tuje kugerageza kuganira. Nabuze mbona ari byinshi cyane biri kuvugwa mu mikino. Birumvikana ekipe ya Rayon Sport irifuza abakinnyi batatu, harimo uwitwa Michael Sarpongo, hakabamo uwitwa Musa Kamara ndetse na Ismaila Diarra. Nibura ngo babiri muri aba ngaba hagomba kuzamo, nibura babiri muri aba batatu hagomba kuzamo nibura muri Rayon Sport. Hanyuma Rayon Sport ifite amakuru menshi ngira ngo Lambert, ariko wenda reka tugerageze duhere kuri iyo ngingo y'abo bakinnyi bagera kuri batatu. Ku giti cyawe ekipe ya Rayon Sport nibyo irifuza kwiyubaka, irifuza kugerageza kuzana ibikura nkota nk'ibisanzwe, ariko se Musa Kamara, Ismaila Diarra ndetse na Michael Sarpongo nibo bakwiriye kuza guheka ekipe ya Rayon Sport? Christian, nahoze mbibona kare, ndibaza se ni gushaka gusubira kuri gakondo ni iki kuko iyo urebye abakinnyi babiri wenda imbere bavugwaga mu minsi ishize bari abakinnyi bafashije Rayon Sport ku rwego rugaragara, ariko nanone iri gusubira inyuma igakabya cyane. Ko ugenda ukazana umuntu nka Kamara, ndi gutekereza ko abareyo bamwe baramwibagiwe.
by'ukuri aya ni amazina abariyo bazi uko ari atatu, buri wese afite ibigwi yagaragaje muri ekipi ya Rayon Sport. Ugiye kureba wenda nko kuri Musa Kamara cyangwa se ukareba kuri Diarra, ukareba kuri Michael Sarpong, n'abakinnyi mu myaka yashize bafite icyo bagaragaje muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Dushyize ku munzani reka turebe, hanyuma ugiye nko kureba nko kuri Diarra abantu ubundi uko bimeze ngira ngo Lambert abantu baravuga bati Diarra ni umukinnyi Masudi Juma yasabye ko nibura yagaruka muri ekipi ya Rayon Sport, urumva. Hanyuma uwitwa uyu nguyu nani Kamara nawe bakavuga bati ni uwitwa Prosper wifuje kumugarura muri Rayon Sport. Hanyuma uwitwa Michael Sarpong nawe bakavuga bati ni abafana bamwifuje, kubera ko nk'ubu ngubu ugiye kureba kuri Sarpong ni umukinnyi yafashe sezo imwe abo wa kabiri mwatsinze ibitego byinshi, murabyibuka ubwo yatsindaga ibitego 16, Jules Olimwengu afite ibitego byinshi, ndetse muri ibyo bitego 20 we Jules Olimwengu yari yatsinze. Ugiye kureba uruhare runini rwari rwarakozwe n'uyu Michael Sarpong, abafana bakavuga bati rero ni umukinnyi twakwifuje ko yagaruka muri iyi ekipe. Ubwo ni kugerageza kugenda nyura gake gake kuri buri mukinnyi kugira ngo mbereke option cyangwa se mbereke impamvu bamwe bamwifuje muri iyi ekipe. Hanyuma wajya kureba kuri iyi nguyu Diarra ni umukinnyi nawe abariyo bitaga Bigango, umukinnyi bahoze bavuga bati uyu nguyu ni Bigango. Ugiye no kureba mu mateka ye muri iyi ekipe ya Rayon Sport, ni umwe mu bakinnyi bagiye batsinda mukeba. Iyo mvuze mukeba mvuze APR Football Club, murabyibuka neza haba ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro ekipe ya Rayon Sport itsinda ikipe ya APR igitego 1-0. ngira ngo abakurikirana amateka y'ikipe ya Rayon Sport barabyibuka igitego kimwe cyatsinzwe na Diarra. Ubona ko n'ibindi mikino igiye itandukanye uyu muhungu yagiye yigaragaza. Hanyuma wajya kuri Musa Kamara, ni wowe wahoze umbwira kuri off mic ko yagiye atsinda amakipe nkaza Mukura. Christian, ntabwo abakinnyi babiri umaze kuvuga umuntu yabatindaho kuko ni abantu bifuzwa n'impande zose, kandi iyo urebye ayo mazina yombi ari Ismail Diarra akaba na Michael Sarpong, ni abantu basohotse muri Rayon Sport ariko bagasigara mu mitwe y'abariyo, reka tuvuge muri rusange. Kuri urwo ruhande rero ntabwo umuntu yabitindaho. Iyo turebye nka Sarpong we aracyari na muto, imbaraga ziracyari zose, yagiye mu karere akomeza gushamburiya. Michael Sarpong se buriya ni mutoya, ni muto cyane. Reka tugerageze kureba wenda kuri profile y'uyu muhungu, kuko njyewe ntabwo mpamya ko Michael Sarpong akiri umwana, ni muto. Ni bya bintu nyine by'abanyafurika dukunda kubona ku tukabona ku byangombwa nk'ubu ugiye kureba kuri Wikipedia Michael Sarpong barakubwira ko afite imyaka 25, sibyo? Akubwira ko afite imyaka 25. Hanyuma ugiye kureba ukiri kuri iyo myaka nyine icyo ndi kumuvuga njyewe, reka tugende gake gake, sibyo? Michael Sarpong bakubwira ko afite imyaka 25, sibyo? Iri mu bitabo. Hanyuma Diarra bakubwira ko afite imyaka 29. Siko bimeze? N'uwo Kamara bavuga ko afite imyaka 27. Ibyo ni ibivugwa. Hanyuma wenda reka tureke kugendera ku by'imyaka, kuko nahoze mbona ubu Diarra ni wabushaje. Mpamvu ngi by'imyaka ntarabireba no si migi ngo bajya bavuga ngo migi ngaruta ngo haruna ngaruta migi, mbese ku byangombwa ngo ugasanga ya gahunda y'Abanyafurika imyaka turagenda ntabwo turagenderaho cyane. Icyo nifuza ko tugenderaho mu kindi ni ihe image ishusho yasigaye mu bafana cyangwa mu bariyo hagati y'abo bakinnyi batatu. Tugiye kureba kuri image rero ngira ngo Lambert uyu Musa Kamara ntabwo mubona amakinnyi bakabaye bavugwa ako bagiye kuza muri Rayon Sport, sibyo? Nibyo navugaga. Uyu Musa Kamara n'ubundi ugiye kureba nta kintu gifatika yakoze muri Rayon Sport cyo guhora kibuka. Burya bivuze ngo nta kintu gifatika, nta kintu gifatika cyo guhora kibuka cyatuma ekipe ya Rayon Sport ivuga ati turamugaruye muri ekipe, sibyo? Dukoreshe statistique, sibyo? Abakwereka ko Musa Kamara akina muri Rayon Sport yakinnye imikino 26
urabyumva hari mu mwaka w'ibihumbi 2016 2017 mu isezo ya 2016 2017 urumva yego muri iyo mikino Musa Kamara yakinnye yatsinzemo ibitego 8. Izo ni statistique mu marushanwa yose mu byongereza ya muri rusange. Yego ni ukuvuga nibura turaza gukora imibare sibyo? Yego niba umuntu yaratsinze urumva niba umuntu yarakinnye imikino 26 yego hano badufashe mu mikino 26 atsindamo ibitego 8 urumva ubwo nibura ku gitego kimwe nibura igitego kimwe gitsinda mu kinga tujye koresha impuzandengo kugira ngo turebe neza bisubiremo umuntu yakinnye imikino 26 sibyo atsindamo ibitego bingahe 8 sibyo ni ukuvuga mu mukino umwe turafata ibitego 26 yatsinze urumva tugabanye donc dushaka kureba igitego kimwe turagabanya 8 dufite 26 urumva tugabanye 8 urumva nuvuga ngo mu mikino nibura 3 yatsindagamo igitego cyari igitego kimwe dukoze imibare neza nari twarayize neza sibyo ni ukuvuga nibura mu mikino 3 n'ibice 25 yatsindaga igitego hanyuma tujya kuri utarava kuri Musa Kamara iyi narebye unuza kuri profile ye muri kariyeri ye ubona ko ni umuntu utari ufite stability nyine ni ukuvuga ngo yaragerageje gusa nta hantu na hamwe yigeze aba stable ni ukuvuga ngo nta hantu yigeze akina umwaka urenze umwe seze imwe ko ndagira ngo dukoreshe imibare neza sibyo buretse kubivanga nta kibazo kugira ngo abantu babyumve neza reka tujye kuri Ismaila Diarra ndebera neza yego ndebera neza Diarra yakiniye imikino ingahe muri Rayon Sport atsinda ibitego bingahe Ismaila Diarra yakiniye Rayon Sport sezo ebyiri zitandukanye ni ukuvuga ngo babyumve neza bareyo sibyo ndashaka kugira ngo buriya Ramberi yego tubashe guhuza imibare urumva tuyihuze neza n'aba bakinnyi hanyuma turebe ni uwuhe mukinnyi ukwiye kuza muri Rayon Sport muri ibi bihe urumva muri ibi bihe wo kwitabazwa muri make gusa icyo navuga iki kintu urimo urubanza urimo n'urucabana reka nkubwire ndashaka kugira ngo duhuze imibare neza urumva kuko n'icyo nshaka ni kugira ngo abarebe tubereke imibare bayibone urumva yego hanyuma bumve niwe mukinnyi ukwiye kuza muri Rayon Sport babyumva neza akose Christian aka kanya aburetse gatoya Lambert sibyo Ismaila Diarra yakiniye Rayon Sport urumva Michael Sarpong we nejo bundi nawe ntabwo bariyo rucabana sibyo yego hanyuma hari ikibazo twashyize kuri post zacu za Facebook twababaje tuti muri abo bakinnyi batatu Ismaila Diarra yahiswemo n'umutoza Masudi Juma yatoranijwe niyo Kinyarwanda cyumvikana yifujwe urakoze cyane hanyuma uwitwa Musa Kamara uyu nguyu we uwitwa Prosper ngo niwe ushaka kumugurira Rayon Sport umva hanyuma uwitwa Ismaila Diarra niyo navuze mu kanya Michael Sarpong we arifuzwa n'abafana ikinyamakuru Mwana Sports cyo muri Tanzania ku munsi w'ejo cyakoze inkuru iri mu rurimi rw'igiswahili
baravuga bati Michael Sarpong inzira zimugarura mu Rwanda, barangije bashyiraho akadomo. Ninjiye mu nkuru ngo nsome neza ekipe ishobora gutwara Michael Sarpong, nasanze atari Rayon Sport yonyine iri kuvugwa, haravugwa na AS do Kigali. ibyo ngiye kuvuga Byumva neza Lambert? kumva cyane Christian. Mve neza iyi deal nyizamuke neza kugira ngo abantu nabo bayumve. Baranditse bati Michael Sarpong, ndumva ngo nyine muri introduction kuri nyine utangira inkuru. Yego. Umuhanda umwerekeza mu Rwanda i Kigali, baravuga bati ama ekipe akomeye yo mu Rwanda, baramentioninga bagaragaza AS Kigali na ekipe ya Rayon Sport aramwifuza. Niyo yonyine cyane uko arizo zari ziri ku isonga. Uretse gatoya niyo yonyine mu Rwanda, niyo yonyine. Okay. Indi kipe igeze igaragaza ngo ubushake bwo gushaka Michael Sarpong. Hanyuma baravuga bati amakuru dufite usimbese mu Giswahili cyangwa no bisobanurira abanyarwanda. Bisobanura mu Kinyarwanda. Yego. Ariko urabona ko byanditse mu Giswahili kuri Mwana Sports. Yego. Ariko twize neza tu. Baravuga bati amahirwe menshi nuko yakwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma mbere uko ninjira kuri Rayon Sport na AS Kigali Lambert, Michael Sarpong nk'umuntu ukurikirana Rayon Sport, nk'umuntu ukurikirana football yo mu Rwanda, urumva? Yego. Michael Sarpong arakenewe muri Rayon Sport, arakenewe muri Rayon Sport. Okay, ya arakenewe muri Rayon Sport. Ikibazo cyumve neza. Urakoze cyane. Ngiye kuvuga ngo arakenewe, ntabwo navuga ko akenewe gusa, ahubwo arakenewe cyane ku mpamvu zigera kuri 3 tubura kuguhereza. Iya mbere, Sarpong ni umukinnyi ukunzwe n'impande nakwita zose, nako ukonvenka impande zose za Rayon Sport, abo mufana, abo umuyobozi, abe undi muntu utari umufana wa Rayon Sport ukunda football, abe navuga iki, uwo ari we wese ukunda entertainment. Amakuru mfite bavuga ko Michael Sarpong abafana bamwifuza cyane kurusha abandi bari bose. Michael Sarpong abafana baramwifuza. Nagiye kureba neza nsanga uyu muhungu impamvu bamwifuza, afite ibigwi byiza muri Rayon Sport, sibyo? Uze kutuzamura profile ya Michael Sarpong muri Rayon Sport. Niba ngombwa turaza kubasharinga screen baze kuyibona. Urumva? Michael Sarpong nk'udufasha sezo imwe gusa, hari sezo yatsinze ibitego 16. Uze kundebera neza. Cyagihanganye na Jire Mungu mugenzi we. Icyo gihe yabaye uwa kabiri mu batsinze ibitego byinshi muri sezo. Mu gihe uwa mbere Jire Urimwengo yari afite ibitego 20. Ariko nanone mu bitego 20 Jire Urimwengo yatsinze 46% nk'uko bagaragaza imibare. Michael Sarpong yabigizemo uruhare. Mu yandi magambo, Michael Sarpong yakabaye umukinnyi wa sezo muri Rayon Sport, ariko buriya nyine muri football igitego kirakonta. Uzarebe no kugira ngo baguhereze Ballon d'Or akenshi nuko waratsinze ibitego byinshi cyane. Unyumva neza Lambert? Ifite agaciro gakomeye. Unyumve neza Lambert? Yego. Mu by'ukuri ugiye kureba rero ikintu dushaka gusesengura muri aka kanya, nk'uko dufite abakinnyi batatu, dufite Michael Sarpong, dufite Musa Kamara, tukagira na Ismail Diarra. Turashaka kureba kuko amakuru haravuga ko babiri muri aba ngaba aribo bakenewe cyangwa se aribo bagomba gusinya. Hanyuma Lambert nkavuga ari Diarra, ari Musa Kamara, ari Michael Sarpong, babiri muri bo barize gusinya. Urakoze cyane. Kurikije uburyo bitwaye muri iyi ekipe,
cyane ko bose bari abakinnyi bahabwa umwanya nubwo wenda batakinnye sezo zingana ariko bose banyuze muri Rayon Sport muri aba ngaba izanye bandi abafana baraza kudufasha babigiye muri comment cyangwa se mu kuri post zacu za Facebook namaze kubereka uburyo bimeze baze kutwandikira mukanyira gusomera kugenda mbona n'ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye ndaza kubinyuramo nk'uyu nguyu wenda katsemo ibitekerezo nka bitatu mbere ko wenda ugerageza kuduhereza analyse zawe yego ati nitwa Dusingizimana Pacifique ati ndi mu karere ka Rubavu ati njyewe ku bwanjye bazana Diarra ndetse na Sarpong arakoze cyane ati nitwa Manishimwe Emmanuel ati ndi mu karere ka Burera ati njya Burera ntiri muri mu rugo Burera nditekereza nayo irimo ati rero ati uko mbibona ekipe ya Rayon Sport ikeneye Sarpongo ariko nawe tubona muri Tanzania byaranze hanyuma Lambert ibitekerezo byo ni byinshi tugenda tubinyuzamo amaso birumvikana nanjye ku ruhande rwanjye Christian uko mbibona ku ruhande rwanjye ntarambere ndemeza ko abakinnyi Rayon Sport yabikeneye aka kanya ari bo bita Ismaïla Diarra na Michael Sarpongo ku mpamvu izi zikurikira Ismaïla Diarra Michael Sarpongo ni abakinnyi babiri basohotse muri Rayon Sport bakamara igihe kirekire bakiri mu mitwe y'abariyo muri rusange ndashaka nyine turebe niba kuko ari byo ni iki cyatumye bagwa mu mitwe y'abariyo sibyo n'ubukaka bagaragaje mu ikipe imbaraga bagaragaje n'urukundo bari bagize kwiyerekana kwabo byatumye bagaragaza mu ntuza baguma mu mitwe y'abariyo cyane ndagira ngo dukoreshe imibare ntitubwire abantu ibintu bidafite imibare Michael Sarpongo ngira ngo ntabwo ndibuze kumugarukaho navuze uburyo yatsinze ibitego assist yatanze 36 assist umva nyine mu ruhare rwo gutsinda ibitego reka twinjire neza kuri Ismaïla Diarra na Musa Kamara turebe mu buryo bw'imibare Sarpongo we kigaragara cyukurikije imibare yagaruka muri Rayon Sport ariko reka turebe kuri Musa Kamara na Ismaïla Diarra Musa Kamara yakinnye imikino 26 kuri yego atsindamo ibitego 8 urumva muri Rayon Sport ugiye gukora imibare neza igitego agitsinda mu gihe kingana iki cyangwa se igitego bimusaba imikino ingahe kugira ngo atsinde igitego ni ukuvuga ngo ni imikino irenga 3 katubikora neza babyumve ni ukuvuga ngo Musa Kamara yakinnye imikino 26 atsindamo ibitego 8 abantu bazitiye ku gitatu badufashe ni ukuvuga ngo dufite ibitego 8 imikino 26 ni ukuvuga ngo igitego kimwe nibura azagitsinda uzafata 26 ugabanya 8 ibitego 8 yatsinze abantu bazi imibare batabyumva neza uzasanga ari 3.25 nkuko wari bivuze gatoya ni imikino 3 irengaho gatoya urumva umva neza bigukumva cyane ku mpamvu zigiye akoresha 3 Rayon Sport ni ekipe y'ubukombe ku buryo buri munsi iba ikeneye umuntu buja agatuma bavugwa mu itangazamakuru Diarra bijyanye na taye yiwe bijyanye n'uburyo abyiga abantu mu kibuga bijyanye n'ibigwi byatumaga nibura Rayon Sport niyo yabitatsinze mu nkuru habaga harimo ijambo Diarra uko byagenda kose bijyanye n'uburyo yagiye yitwaye mu kibuga ikindi kintu muri iyi minsi ubona Rayon Sport yabuze ni ikintu cyitwa guhabya mu cyeba urabyumva urabona nk'ejo bundi yageze gutya itsindwa na APR Diarra n'ikintu yarashoboye buriya ni ugushobora ikipe ya APR
urumva ikindi kintu cya gatatu mbona gishobora gutuma Diarra agaruka muri Rayon Sport nanjye ndi kugenderaho ni uko yifuzwa n'umutoza kandi buriya yifuzwa n'umutoza uzakutoza ugenda kose niba kwifuza uhagarariwe ni izo mpamvu zanjye eshatu mbona zishobora gutuma Diarra agaruka muri Rayon Sport. Hanyuma nkajya kuri Michael Sarpong. No, utarava kuri Diarra indi mpamvu ishobora gutuma yifuzwa na Rayon Sport ni indi. Rayon Sport muri izi sezo ebyiri zishize yabayeho idafite wa mwataka bakunda kwita typical number 9 ujya gukina n'ikipe ukabuzi ko baritondera ubona ko bazanye Mambote biranga abamambote ko kabote bote urumva arikina rwose biranga nava ko rumwe mukinyi wa Afro Pinze bakajya bashyira musugira Mambote akaza ubona ko nyine byari byanze nyine niko n'ikintu kubwiraga ntago yari ifite wa mwataka ku buryo ntuza bajya guhura na equipe bavuga ati uyu nguyu mugomba kumwitondera. Ismaël Diarra rero iyo karite arayifite uko byagenda kose Rayon Sport zagiye haguruka ije gukina na AS Kigali aba defenseur ba AS Kigali babizi ko bagiye guhangana n'imbogo yitwa Ismaël Diarra ije gukina na APR ziko APR igiye guhura na mugabo uyibasha no kuvuga equipe ya APR yari yarahabutse kubera Diarra n'amakipe yose ukazenda kwibutse neza ikipe APR itsindwa na Rayon Sport ku mukino wa nyuma igitego kimwe cyatsinzwe mu mukino wa shampiyona ikipe ya Rayon Sport itsinda Diarra itsinda APR ibitego 4-2 yego Diarra atsinze mu gitego cya kabiri babyumva wajya kureba ugasanga ni umukinnyi washoboye kubatsindira derby kandi bari kimwe mu bintu mubona amakipe makuru bikenewe no gutsinda mu keba hanyuma Lambert ku minota yaba yatujyanye naringiye kuri Michael Sarpong wenda mbere ko mujyaho reka manze n'abamaze gato mbibutse ko ukeneye internet yihuta awakoresha internet ya Airtel nukanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 2 urwego hanyuma ugahitamo pack wifuza ibintu bikagenda neza abo ukeneye ibintu bya design ukeneye kugenda utwika ubwo ukeneye ibintu bijanye no kukwandikira ku myenda ibikorwa usanzwe ukora business usanzwe ukora amashuri yabakeneye ama badge ubungubu nk'amashuri wenda kuba yarahagaze ni umwanya mwiza kugira ngo abayobozi batangire gushakisha uburyo ki bakoresha utuntu tw'ama badges cyangwa se amakarita y'ishuri birumvikana ubwo rero wagana True Design ngira ngo ikorera hano mu mujyi wa Kigali wenda muri gahunda ya Goma mu rugo ntago byoroshye ko wabasha kuba wababona mu buryo bworoshye ariko ngira ngo Lambert mu buryo bworoshye cyane abantu banabyumvamo kubera ko nyine bitoroshye muri iyi minsi abantu bashobora kuba babahamagara kuri nimero zabo za telefone hanyuma bakababwira ibyo bakeneye bakaba babasha gukora communication no kubandikira kuri 0782 nimero ndayisubiramo ni 0788 yivuge gahoro abadukurikira ni 0788 62 36 iyo niyo nimero iyo niyo nimero bakoresha rwose hanyuma kuri Airtel ntabwo nabwiye nimero bakoresha ariko ukeneye ibindi bisobanuro ashobora kumvugisha cyangwa se akanyandikira kuri nimero yanjye WhatsApp nkamurangira ni ukwandika 0788 4422 inimero bamaze kuyimenyera birumvikana hanyuma dukomeza kugenda twenjoyinga muri rusange Lambert rero nengeze kuri Michael Sarpong Michael Sarpong ntabwo nifuza kumuvugaho ibintu byinshi byumva neza gusa no mukinnyi bigaragara ko kugeza ubu yasubiye inyuma hariya muri Tanzania ariko nanone ni umukinnyi urumva navuga ko yasigaye mu mitwe y'abafana ba kipe ya Rayon Sport kubera uburyo yitwaye kuri duel ye n'uwitwa Gilles Urimwe
uburyo yitwaye mu kibuga no hanze y'ikibuga byatumye asigara mu mitwe y'abareyo n'abatarabareyo. ni umukinnyi uzi kwa entertaininga mu kibuga no hanze yacyo akaba azi no gutsinda ibitego. icyo kintu abareyo baragikunda cyane. ejo bundi numvishe umuntu ari kuvuga ngo umunyamakuru umwe yari ari kuvuga ati twari dukumbuye kubona urabona Ruvumbu uburyo ameze iriya tentire yo mu mutwe n'iki ubundi ukanahamya umupira aba akeneye umuntu uhabya. Ubwo siporo iyo uje uhabya rero bikanajyana biba ari sawa. Na Sarpongo ni umuntu nk'uwo nguwo yaje ahamya umupira mu kibuga awutera akawuhamya pe agakomveka bari yagera no hanze y'ikibuga akagira ikira agasigara akivugwa nyine akitwa Sarpongo nyine ni wa Paul Pogba nyine tuzi za maniju. Hanyuma rero ubwo kuri Sarpongo nyine amaze gutera tika ntawabishidikanya. Facebook mukomeze mutore turagenda tubibona. Hanyuma kuri Ismail Diarra umunyamari nawe arahagarariwe uyu mutipe bo nahoze mbona bavuga ko ari Prosper ushaka kumugurira equipe ya Rayon Sport ariko ku giti cyanjye nta bintu bya danger kuvuga Ismail Diarra cyangwa Musa Kamara. Ndavuga Musa Kamara. Okay. Navuga Diarra. Bakwaruze Diarra. Abisobanukirwe neza. Narimo mvuga Musa Kamara. Musa Kamara. Umunyamari. Ni umunyamari. Umunyamari. Mu by'ukuri uyu nguyu ugiye kureba statistiques z'uburyo zigaragara. Ngira ngo nazitangiriyeho. Ni intwaro Prosper shaka Rayon Sport ariko mu by'ukuri nta bintu bya danger yakoze. Ku munzani wanjye rero Lambert tubona ku musozo gake gake Rayon Sport nibishaka kugura twist yagura Sarpongo ikigona ndia ariko ngiye kubwanje na Sarpongo simushaka pe. Ubwo Sarpongo rega urebye statistiques ze muri Tanzania ziri hasi cyane pe, ziri hasi cyane ku buryo bugaragara. Nivuga ngo Sarpongo ikiriho Sarpongo muri Tanzania byaranze ariko nuza meforme zigezeho ku bakinnyi urabyemera. Hari ikinyamakuru cyanditse ati dukeneye abakinnyi nka Haruna kurusha yaranditse ati dukeneye amakipe atugurira umukinnyi nka Haruna pana nka Sarpongo. Ni gutyo umutwe y'inkuru uri aranasikana nanone ariko cyo ni cyakira impamvu ni yingiyi umva Haruna muri Tanzania ameze nk'umwami yahabaye nk'umwami. Ni umukinnyi witwaye neza hanze ikibuga wagerageje kubana neza n'abantu ariko anagerageza gufasha kipe. Sarpongo impamvu abivuga gutyo buriya yavuye mu Rwanda namwita umwami se bo igikora nkota ageze muri Tanzania ibyo yaramwitezeho ntibabibona urumva. Hanyuma muri icyo gihe akijya muri Tanzania batwereka ko Sarpongo mu mikino ya shampiyona kirimo imikino ine imikino muri rusange yakiniyemo nanjye kijyanye n'ibitego bakwereka ko yakiniye imikino 27 muri rusange atsinda ibitego 8. Byumva neza urumva rwose imibare y'umwaka nk'iyo ngiyo ibiri hasi cyane. Wenda yahuye n'imvune birumvikana ibibazo bya discipline ikintu nagiye ashinjwa cyane ikibazo cya discipline. Ni kuvuga abakinnyi bameze kuriya abakinnyi bameze kuriya iyo icyo gihe bakunda kukigira. Nuvuga ngo ni umukinnyi bizi ko mu kibuga no hanze y'ikibuga akora. Iyo rero hari akantu katagenze neza hari ukuntu imiforme ariko ntabwo bikoraho kari Sarpongo tuzi waje agatsinda mu kipe mu Rwanda kakahava. Ntabwo ari Sarpongo mubi ariko twibuka ko nyine yasubiye inyuma. Ntabwo rero Sport ikiri umukinnyi wo kuza kongera gushakamo forme abo kintu umukinnyi wiheka akayifasha gutsinda ibitego. Ni ukuvuga ngo biroroshye. Ikintu cya mbere erega Sarpongo discipline bamushinja wenda muri Sport aje kuza akayihindura ni cyo icyo kintu cyamusubije inyuma ugiye kureba neza. Ikintu cyabayeho Sarpongo yahuye na competition ikomeye. Ese mu Rwanda nta competition irimo? Rayon Sport zabaje gukompeta nani deja bari convince mu mutwe we namara kwishyiramo ko ari akonvenka abanyarwanda azaharanira gukomeza kuba konvenka. Nibyo nakubwiraga abakinnyi nk'abariya agomba kuba azi ko atwaye ari nuvuga ngo guhura na competition n'abandi byatumye ya confidence ye isa n'itakara. Gutakara kwayo rero
confidence gute kandi ariko confidence iratakara gute kandi ahubwo yakagombye kuyizamura kugira ngo umutoza amugire icyizere cyane ko ahuye n'ibikonyoza. Ntekereza ko Sarpongo yagiye muri club ahubwo bakankwereka isa n'imurenzo nimba ariko Sarpongo nabivuga birashoboka cyane ko yavuye muri Rayon Sport mu mutwe yumva ari nk'umwami, yumva agiye muri Tanzania ameze nk'umwami, agezeyo sanga byarahindutse, agezeyo urumva azamo ikibazo cyo kutumvikana n'umutoza, atangira kumwicaza nawe mu mutwe birazamba ntiyitwara neza, hanyuma bituma asubira inyuma mu mukino. Jazo reka nkubwire Sarpongo ni umukinnyi wavuye hano mu Rwanda ahembwa 700,000. Ndabona wa mushuti wawe ko Kicukiro ari gusuhuza Juste. Arakoze cyane Juste, nanjye ndamuzoje. Niba ngana ndi kuvuga mama mugenda mutwika tu genda mutwishamo. Ndi kuvuga Sarpongo ni umukinnyi wavuye mu Rwanda ahembwa 700,000. Christian ageze muri Tanzania bamwongeye mu 6 by'amatara. Urukundo umwana w'imyaka 23 yaravuye mu Rwanda ku myaka 23. Ntekereza ko icyo kintu cyamwishe mu mutwe, yaratekereje ese ikipe nje igiye kumwemba amafaranga harimo abakinnyi bandenzeho iyo kipe meze karabi murenzeho rero na bwa bwana nimba ariko nabivuga ni iki no kumva ko yarayoboye bituma ajya muri miforme kandi hari ibyo muri miforme barabizi rwose abasimbura baba bateguye hari abana bashamburiye hafi aho ngaho enda byumva baba batwaye umwanya. Icyo rero ntabwo cyabuze Sarpongo kugaruka mu Rwanda ngo yongere ashambure none ahave yuri indege ajya handi hari nyine ibyo ngibyo uri kuvuga ndabyumva biranashoboka cyane ko yaza agashamburiya pe akanatsinda ibitego nk'ibyo yatsinze mu yindi myaka yashize. Ariko Rayon Sport ntabwo icyo ngicyo ariyo ndirerwamo igiye kureberamo muri aka kanya. Rayon Sport iri kureba mu ndirerwamo yo kuvuga ati tuzana umukinnyi ugiye kudutsinda, kubera ko nyine iyo ni suggestion sibyo, iyo ni suggestion yo kuvuga ngo ni nkuko navuze mbona ngo bajya ngo baraza ngo ni Nyandwi Saddam sibyo, ni nkuko navuze ngo baraza Nyandwi Saddam, ngo iyo ni suggestion nyine ngo uratekereza ukavuga ati nzana umukinnyi akora iki, tugende kuri current form. Nakubwiye ngo ndashaka kumuzana kubera ko bamuze gutsinda amakipe y'amaderby sibyo. Nese Christian ukamubaza uravuga ngo tugende kuri current form, mu by'ukuri Ismail Diarra aka kanya ari gukina aha champion ari gukinamo abantu bazi ukuntu ari performance cyangwa ari kugendera kuri performance. Amakuru mfite nuko witwa Masudi Juma we aza mu Rwanda ikaramu ye yanditse abakinnyi azanamo Ismail Diarra. Ntabwo mpamya ko umutoza nkuriya baretse gatoya, ntabwo mpamya ko umutoza nkuriya we yicaye gutyo ngapfe gutekereza Ismail Diarra atazi formese. Nk'ubu nahoze ndabona na video ari gukina muri iminsi nyine video ze z'imikino ishize yagiye akina man aracyafite imbaraga pe. Bo abantu bamushinja gusaza kuri intuza ye nabonye afite 29 ariko arashaje byo pe. Diarra gusazaho arashaje nibyo, imyaka n'imibare wenda nibyo bindi by'abanyafrika bajya bavuga, ariko n'ubundi n'ugashaje ubona akagifite. No se Cristiano ntagashaje ariko aracyatera umupira neza cyane, gaheka za Portugal ngira ngo muri Euro yaje mu ikipe ya 10 kandi yaravuye muri kimwe cyaka urumva nyine ntabwo gusaza byo imyaka ntabwo wayitinda. Ariko Diarra currently ntabwo wamujyanye Sarpongo pe. Ega Diarra nawe kadisipline cyagafite umutoza aramutse yarabarebye ibyo navuga ibyo nkubwira ni ukuri, aramutse yarabarebye bombi akavuga ko abashaka. Ntekereza ko Rayon Sport ubishoboye wazanye umutoza abakinnyi ashaka ubundi ukazamura umusaruro. Ni nabyo bintu biri nubwo biri professionnel ubundi. Ubwo rero Lamberi hanyuma izere ko nuza Kamaro utakimutegeza ko Kamaro ubundi umurebye we abarejo ntabwo mbonde kugira mbona uburyo bari guhitamo kuri Facebook. Kamaro afite 3% nta na stability afite. Ndabona Diarra afite 39 hanyuma bon Sarpongo ni uri hejuru. Sarpongo ni uri hejuru ngira ngo nawe urabifite ngaho. Ubwo rero Lambert kadusoza kino kiganiro wenda turazeberuka muri studio tuhereza abarejo andi izindi updates. Updates ku bijyanye n'uruzinduko rwa perezida wa Rayon nizo ndibuze kubahereza. Nanavuze ko ndibuze kuzivuga ariko nabona amasaha yatujyanye n'ibindi biganiro bikomeze. Ubwo reka mbashimire cyane abantu badukurikiranye, mbashimire cyane kabisa inshuti zacu, akibira abantu bazi gukora subscribe kandi no muntu ufite igitekerezo cyo kuyikora umunsi cyangwa se ejo nawe ngende mushimira. Ubwo rero amakuru y'imikino nakagaruka gushimira cyane Lambert. Ushimire cyane Christian. Cyane.
sha